Reka nkubwire man, reka gusabiriza kabisa ntabwo bikubereye. Iyi ni Dr. Jack Production mu Buntu Studio. Kubipataro mukore, kura amaboko mu mufuka, shakisha imirimo mukore, woye gutega amaboko. Kubipataro mukore, kura amaboko mu mufuka, shakisha imirimo mukore. Ni radio guka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turakomeje n'ikiganiro cyacu tugeze noneho kuri cya cyiciro cyo kuvuga kuri izo hene n'uburyo zitanga umusaruro. Muzi ko nyine hari ihene zisanzwe za kinyarwanda cyangwa se za gakondo, ihene za kinyarwanda, akaza n'izindi hene za kijyambere zirimo amoko atandukanye. Ibiranga rero ihene ya kinyarwanda, izo hene za kinyarwanda ngo iyo ikuze neza, ikuze neza ishobora gupima ibiro 40, ubwo ni kwisekurume. Noneho inyagazi yo ngo nishobora kurenza ibiro 30. Hanyuma mu musaruro w'inyama burya ngo iyo babaze ihene, umusaruro w'inyama uboneka ubungana na 48% z'ibiro byayo ari nzima. Hanyuma kandi ihene zikaba zitanga n'umusaruro w'ifumbire, aho ihene ishobora gutanga tone 2 z'ifumbire ku mwaka. Ihene 3 zorowe neza mu kiraro ziguha toni 2. Ubwo ushaka kumenya ihene imwe wagabanya na 3. Izo ni ihene zisanzwe. Hari n'ihene rero za kijyambere ndetse zagiye ziboneka hirya no hino, ukuborozi bagiye bazihabwa cyane cyane mu burengerazuba, hari ya za Nyagatare bagiye bazihabwa mu buryo bunyuranye. Ntabwo tubyinjiramo, wenda tuzagira umwanya wo kubasura baduha ubuhamya uko bimeze. Ariko akamaro k'ihene cyane cyane ni muri ubwo buryo nyine bwo gutanga uwo musaruro tumaze kuvuga, inyama, ndetse zikaba zinashobora gutanga ayo mata, amahenehene, hanyuma kandi zigatanga n'ifumbire. Ikindi kintu rero kiza kuri izi hene ngo nuko zishobora kororwa n'abantu badafite inzuri. Twatangiye tuvuga ko hirya no hino ubutaka bwo gukoreraho ubuhinzi n'ubworozi bugenda bugabanuka. Izi hene rero zishobora kororwa muri ubwo buryo kuko umuntu udafite urwuri, udafite nibura igice cya hegitari cyangwa se izo metero kare 25 adashobora korora inka, ariko ihene yo ashobora kuyorora. Ikindi kandi ngo ihene ntabwo zirushya, ntabwo zisaba byinshi, agaciro k'ihene nako kari hejuru. Inyama z'ihene zirakunzwe cyane. Ihene kandi ngo yihanganira izuba. Akaba nyine hari izo hene za kijyambere n'ihene zisanzwe z'inyarwanda. Muri izo hene rero harimo izizwiho gutanga umukamo. Muri izo zitanga umukamo hari ihene bita Alpine, ni imwe mu ihene zitanga umukamo. Hari niyo bita Sanine, ni ihene nayo itanga umukamo. Hanyuma mu ihene zitanga inyama harimo ihene bita Agro-Nubienne n'iyindi bita Boa, kuko iyo nk'iyo ya Boa ishobora ihene imwe mu gihe inyarwanda ziri ku biro 40, iyo ihene nziza ikuze y'isekurume ishobora kugeza ku biro 80. Noneho inyagazi yo ikaba yageza ku biro, ubwo ni kuri Agro-Nubienne. Duhereye kuri iyi ngiyi yitwa Agro-Nubienne, ni ihene itanga inyama ku buryo ishobora kugeza ku biro 80 isekurume. Noneho inyagazi biro 60. Iyi Boa yo ishobora kugeza ku biro 50 inyagazi, biro 60 isekurume. Birumvikana ko ari ihene ziba nini, zikura, zigatanga umusaruro muri ubwo buryo. Hari n'izo hene zitanga amata, twavuze amahenehene, amashunushunu, ubwo n'umusaruro nyine w'amata, nuko mu Kinyarwanda nyine bayita amashunushunu cyangwa se amahenehene. Hari iyo yitwa Alpine ndetse n'indi yitwa Sanine. Hari ubwo buryo rero abantu borora aya matungo atanga uyu mukamo, aho bagereranya n'aya mata. Hari watubwiye ayo mata kuko ayo mahenehene biteye bite, bimeze bite. Ahangaha bagiye bayagereranya n'amata asanzwe y'inka, bagereranya uburyo ateye n'uburyo afasha. Ubwo rero aya mashunushunu bavuga ko nibura ashobora kuba akize ku ntungamubiri kurusha amata asanzwe y'inka, ndetse ugasanga hari ibyo akizemo ugereranije n'amata asanzwe y'inka. Hari ngo n'abantu bagira allergie cyangwa se amata y'inka ananira, ngo bashobora gukoresha amata y'ihene ariyo mahenehene.
ikindi kandi amahenehene nayo avamo fromage nk'uko avamo fromage mu mata y'inka, mu mahenehene hashobora kuvamo fromage usanga zihenze ku isoko, ndetse n'igiciro cyayo mu mata yombi usanga gitandukanye ugereranije, kuko ay'ihene yo aba ari ku giciro cyo hejuru, ndetse akaba ari amata akize ku ntungamubiri ngo atuma abantu bagarura ubukira, batuma abantu bagarura imbaraga mu mubiri, nk'abantu bazahajwe n'indwara kwa muganga bararwaye igihe kinini, abantu barubana n'uburwayi budakira, ushobora kuba ubana wenda n'indwara zimwe na zimwe, bashobora kuba babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida cyangwa se barwaye sida, hari abashobora kuba barazahajwe n'indwara malariya yaragukubise cyangwa se yarakushyize hasi ushaka kwiyondora, ngo aya mahenehene ngo aza mu mata ya mbere afasha umuntu kugarura imbaraga, ndetse nko ku bana bagira ikibazo cy'imirire itanoze ugasanga bagezweho na bwaki cyangwa se kwa sherikoro, usanga no mu muco wa kera bamwe mu banyarwanda baravugaga bati umwana iyo umuhaye amashunushunu ahembuka vuba. Ni amata rero ngo akize ku ntungamubiri cyane ku buryo abayakoresha nyine bayavuga ibigwi. Ku bigendanye rero n'aya mata, kuri iki gitabo cyanditswe na Seteya, ni collection guide pratique igendanye nyine n'izi tekinike zigendanye no kwita ku bworozi n'ubuhinzi, ni kuri nimero ya 7 y'ibi bitabo, aho bavuga ku bworozi bw'izi hene zitanga umukamo, aho bagiye bavuga cyane cyane ku bwiza, bavuga bati izi hene zitanga umukamo ni ihene nziza kuko zitanga umusaruro wikubye inshuro 12 ugereranije n'ihene zisanzwe. Mwari mutubwira muti si ihene iyi ngiyi y'inyarwanda isanzwe ugiye ukayihata rwose igaburo, ukayiha ibyatsi byiza, ukayiha ndetse n'ibyongera bya bindi byongera wenda ni bya bindi by'imvange, iyi hene y'inyarwanda yabasha kuguha umusaruro. Burya rero hari ibintu bidakoreka nkuko wavuga uti wenda reka mfate inkoko zisanzwe z'inyarwanda nzihate biriya biryo ziriya mvange ziranterera amagi buri munsi. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka bitewe n'imiterere y'itungo nuko riremye karemano, hari biba bidashoboka. Ari ibyo abantu nyine bashyira imbaraga mu kugaburira, ntibite wenda kukuzana ayo matungo y'icyororo. Ariko iyi hene isanzwe uyitayeho ishobora kugira icyo yongeraho, yego nibyo, ariko ntabwo yageza ku gipimo cy'umusaruro nk'uko ihene ya kijyambere yatanga umusaruro. Nk'inka mbese ufashe inka yacu y'inyarwanda wenda y'inyambo cyangwa se ya type ya ankole, ukayigaburira bisanzwe, ukongera ukayiha na bya bindi bifasha inka gutanga umukamo, ntabwo yazageza kuri za litiro 20 nk'uko inka y'imvange ibasha kugeza kuri zo litiro z'amata ku munsi. Niyo wagaburira urute ntabwo byakunda. Niyo mpamvu rero abatekinisiye n'abandi bari muri politike y'ubuhinzi n'ubworozi bavuga bati icyororo kirakenewe kugira ngo abantu bavugurure amatungo. Ushobora kubona iyo hene y'imvange ukoresheje amasekurume cyangwa se ukazorora muri ubwo buryo ari za kijyambere, kuko nabwo birashoboka kuko hari aborozi babigeraho cyane cyane. Hari abo twasuye hariya ku Ruyenzi, ariko hari n'abandi mu burasirazuba wenda tuzabona umwanya wo kubasura baduha ubuhamya neza. Tanga ibitekerezo, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698 cyangwa se 0722617698. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo n'ikiganiro gisubiramo. Run this thing off like this. Let's go. We're playing the greatest hits of all time. 105.9 FM.
ni radiyo guka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya wo kuganira ku bworozi bw'ihene, cyane cyane turebera hamwe uburyo bwo kongera umusaruro abantu bavugurura icyororo. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe murakomeza muduhe ibitekerezo. Turagenda tuganira kuri izi hene. Twahereye kuri izi ngizi zitanga umukamo, hari izitwa Alpine, hari n'izindi zitwa n'indi yitwa Sanini, n'amoko abiri. Izi hene rero bazivuze ibigwi muri iki gitabo cyanditswe na Seteye, abavuga cyane cyane ku bwiza bw'iri tungo. Iyi hene ishobora gutanga umukamo, ni byinshi bavuzeho, cyane cyane ku nyungu z'umworozi wiyemeje korora ihene itanga umukamo, nyine ikamo ayo mashunushunu. Ku bigendanye n'uwo musaruro rero, hari ibyo bagiye bagarukaho bigendanye n'uburyo iyi hene ikamwa itanga umukamo, inanororoka vuba, kuko ngo ishobora kubyara kabiri mu mwaka, kandi ikaba inashobora kubyara nanone ihene ebyiri cyangwa se eshatu. Jewe nabonaga bimeze nk'agahato, sinigeze menya iby'iminsi hatse. Numvaga ko zatura ku kwezi, numvaga ko zatura muri vira, numvaga ko zagenda muri purado, numvaga ko zaba umukungu. Sinigeze menya yuko kugira ngo umuntu abeho neza abikorera akiri muto, abikorera akiteganyiriza. Hari abari ku murongo, turagenda tubakira, dukomeza kugenda tunavuga kuri izi tekinike cyangwa se ubu buryo abahanga bashyize ahagaragara bifasha ko abantu babasha korora mu buryo bwa kijyambere butanga umusaruro. Radio Gukalo. Halo. Mwaramutse. Halo. Turabumva neza. Okay, ni Damasa n'Ikicukiro mu Kagara mugarutse. Yego. None nagira ngo mubaze kuri izo hene zatangiye kuza. Yego, zirahari rwose. Hari umusaruro wenda w'amata zatangira gutanga. Ihene nyine kimarara kwibaruka cyangwa se kubyara itangira gukamwa. Ariko nyine niba ufite amakuru se hari yaba yaratangiye nko gutanga umukamo byibura, tubwire nk'ayo litiro yaba ihagaze. Wenda ntabwo wabashije gukurikira ibiganiro byatambutse mu minsi yatambutse, ariko turaza kubisubiramo mu kanya. Ugume hafi y'inyakiramajwi yawe. Okay, sawa, murakoze. Damasa n'Ikicukiro mu Kagara. Murakoze. Ngira ngo Damascene ati ese hari aho koko umusaruro uboneka? Twabwiye ko izi hene zishobora gukamwa litiro 2, litiro 3, hari zigera kuri litiro 5. Hari aborozi bazo twabashije gusura hariya muri Kamonyi, tuzongera tubasure cyangwa se tujye hari Iburasirazuba baduhe ubuhamya neza, kuko bo babashije kubigeraho. Bagiye bahabwa izo hene zaba zitanga umukamo ndetse n'izindi zitanga umusaruro w'inyama nk'izo za ndetse na za Gronibienne, aho zishobora gukura cyane, kuko ihene ikuze ishobora kugera ku biro 80 cyangwa hagati ya 60 na 80. Birumvikana ko aba ari ihene nyine ibyibushye imeze neza itanga umusaruro. Twe tukivuga kuri izi hene zitanga umukamo, tuvuga ku bwiza bw'izi hene, twabonye ko zishobora kwibaruka vuba zigatanga uwo musaruro, zikaba zabyara 2 cyangwa se abana b'ihene 3. Ikindi kandi izi hene zishobora kwitabwaho ngo n'abantu abo ari bo bose, barimo abagore n'abana, ngo bashobora kuzorora. Ihene kandi iyo uyoroye kuyigurisha biroroha. Iyo ugiye ku isoko uhuye n'umuntu ashoreye ihene, undi ashoreye inka, urumva izo ngo zombi ziba zitandukanye. Ihene kuyigurisha ni ibintu byoroshye cyane, ariko kugira ngo wikureho inka ujye kuyigurisha bisaba imibare miremire. Ihene rero ikaba ikugoboka vuba, nicyo bashaka kuvuga. Ikindi kandi ku bakoresha ayo mahenehene cyangwa se ayo mashunushunu, bituma abana bagira ubuzima bwiza, kuko ayo mashunushunu ngo akize ku ntungamubiri, kandi ibinyabinure biri muri ayo mashunushunu ntabwo bigira ingaruka ku buzima bw'abantu ugereranije n'amata y'inka, kubera ko amata y'inka ngo aba arimo ibyo bita cholesterol, bya bindi bigenda bikihuma mu mitsi, umuntu akagira ikibazo cy'indwara z'imitsi cyangwa se ikirwungano rw'umutima, ugasanga ibibazo. Aya mahenehene rero ntabwo agira ingaruka ugereranije n'amata y'inka.
ikindi kandi ngo izi hene nanone zishobora gutanga nyine uwo mukamo abantu bakaba bakora foromaje z'ihene usanga mu maguriro izo foromaje ziri ku giciro cyo hejuru ndetse bakoramo na za yawurute. Ni radio Guka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Turi mu mwanya w'ikiganiro Uguka cy'uyu munsi, ikiganiro tuvuga ku bworozi bw'ihene zivuguruye mu kuvugurura icyororo kugira ngo abantu bashe kubona umusaruro. Turagira tunaganira ku musozo kuko amasaha yo ari kwihuta. Hari abagiye batubaza bati si ihene ko kwitanga umusaruro, ngira ngo ibyo bigendanye no ku ihene nyine isanzwe itanga umusaruro kuko ihene yimaze kwima nyuma y'iminsi ingahera iminsi 180, nyuma y'iminsi hagati iminsi 100 hagati y'iminsi 150 na 52 bivuga ngo amezi 5 niyo ihene ihaka. Urumva ko yigize igihe cyo kwima igahaka ikabyara ibasha guhita nyine itangira gutanga umukamo. Ihene rero ikaba igeze igihe cyo kwima imaze iyo minsi mukanyendaza kureba ni hafi umwaka, kuko ihene yima bwa mbere imaze hagati y'amezi 11 na 12 ivuse. Iyo ni ya Kinyarwanda. Noneho mu zingizi za kijyambere izi za Alpine twavuze za Boa, zingizi za kijyambere zo ku mezi 9 ishobora kwima bwa mbere, nyuma y'amezi 5 ikabira byaye. Ishobora kubonye ko izi za kijyambere zifite amahirwe yo kubyara abana 2 na 3 n'umukamo ukabasha kuboneka muri ubwo buryo. Hari abavugurura y'ubworozi bakabasha kubona nk'isekurume. Iyi sekurume imwe rero ngo ibihagije kunyagaza 50, ngo iyo ikabitangira kwimya imaze amezi 15. Birumvikana ko ukoze umushinga w'ubworozi bw'ihene wakwitwara muri ubwo buryo, dore ko korora nyine bigenda no kumenya iby'imyororokere y'amatungo ndetse n'uburyo ayo matungo azakomeza kugenda yunguka akimira igihe ndetse akanabyarira igihe n'uwo musaruro ukaboneka.
turagira tugana ku musozo rero ku bigendanye no kwita kuri aya matungo abagiye batubaza ati yaboneka hehe kugeza ubu ngubu ntabwo twakubwira imibare ntayo dufite wenda ngo tuvuge ngo mu Rwanda hari izingana gutya ariko tuzakomeza tubategurira ibiganiro muri ubwo buryo bw'imibonekere y'icyo cyororo gusa hari ikigo nyine cyita guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi hariya mu Bugesera igako kugira ngo aborozi bahegereye bazaduha ubuhamya. Hari ndetse n'ubwo buryo zigenda zikwirakwizwa n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo ukeneye wenda kumenya amakuru no kuvugurura cyane washakisha wenda umuganga w'amatungo cyangwa se ushinzwe ubworozi aho uherereye akabigufashamo kuko icyororo mu Rwanda ho kirahari kuko zatangiye kuhagera muri za 2003 bazana amasekurume meza atuma haboneka ihene z'ibyimanyi zibasha gutanga umusaruro. East African Community Rwanda music ubukire ni mu mutwe it's another one. Abagiye bibaza batese ubwo bimeze bite, hari igihe nyine ushobora korora uruvugo uti reka norore nimara gukura neza itungo ryanjye nijyane ku isoko, ariko mu bigendanye no korora izo nyagazi cyangwa se izo hene urumva ufite umukumbi w'ihene, ubushyo bw'ihene ni bavuga ubushyo bw'ihene bafite ihene, ufite ihene nyinshi nyine ushobora kugenda ucunga ubworozi bwawe dore ko ihene ivanwa mu bworozi ishaje rwose ku mbyaro nibura ku Nyarwanda ni nk'imbyaro 6, hanyuma kuzakijyambere ni nk'imbyaro nibura ni igihe nibura ihene bifite nk'imyaka hagati hafi 7 niho uyikura mu bworozi ukiyifite icyo gihe bishaje kuko itungo rishaje umusaruro abari ntawo, umusaruro agabanuka. Tanga ibitekerezo, wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698 cyangwa se 0722617698. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook aho wandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo. Amafaranga ava mu mwanda wayafatisha ugacira umwanda ukora nk'uwikorera. Izi hene kandi nk'uko twakomeje kugenda tubivuga ni hene nyine z'icyororo za kijyambere, twavuze izo zitandukanye, umukamo ukaba ushobora kuba hagati ya litiro 2 na litiro 5 kuri ubwo bwoko bw'ihene. Izitanga inyama ho mumvise ko ibiro biri hejuru hagati ya 50 na 80 ku buryo ufite ubwo bworozi nyine wavuguriye wabona uwo musaruro. Hanyuma kandi kuzitaho ntabwo bigora, ni kimwe mu biranga ya matungo magufi, ihene, intama, usanga kuzitunga bitagoye kuko zitungwa n'ibyatsi bisanzwe, biriya byatsi za setariya, tribusakumu, rubingo, ibisigazwa byo mu bikomoka mu buhinzi n'imvange nayo ushobora kuziha imvange nabyo birashoboka. Ibyo rero iyo uzigaburiye neza bituma zicutsa vuba zikororoka vuba. Iyo ihene irya nabi cyangwa se itungo rirya nabi ntabwo ricutsa vuba. Mbere ya byose hakaza icupa rikaguca intege ababishoboye. Amafaranga ava mu mwanda wayafatisha ugacira umwanda ukora nk'uwikorera ibyiza biri imbere. Umurimo n'umurimo upfa kubugutunze utabangamiye rubanda, kora maze bakuvuge inyungu yabyo uzayibona. Kora ujye mbere, umurimo ni mwiza cyane iyo ubona akantu. Ku bigendanye n'ubwiza bw'izihene za kijyambere mu buryo busanzwe gukorora ihene, bavuga ko iyi hene imaze kubyara ishobora gucutsa abana b'ihene bakaba bacuka hagati y'amezi 3 bitewe n'ubwoko bw'ihene cyangwa se n'uburyo ihene zorowemo. Bakavuga ko muri rusange hagati y'imbyaro n'indi hacamo hagati y'amezi 9 na 12. Umvikana ko hari gucuka akaba n'igihe cyo guhaka, umbana n'ibicuki amezi 3 kongeraho ayo ngayo 5
abaye 8 ni ukuvuga ngo ni hafi 9 na 12 kugira ngo ibe yongeye kubyara. Ariko muri ubu bworozi bwa kijyambere bw'izi hene zitanga umusaruro umukamo cyangwa se inyama, hari uburyo ngo ziba zororoka vuba ku buryo ishobora kubyara kabiri mu mwaka, nabyo ngo birashoboka iyo umworozi abicunze neza. Turagenda tugana ku musozo, hari abatwandikiye ku rubuga mu kanya, namwe turareba ibitekerezo mwagiye muduha mu mwanya rwose dusigaranye, twarakira ibitekerezo bindi biringaniye hanyuma dusome n'ibyo mwatwandikiye. Tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro kibanze ku bworozi bw'ihene, cyane cyane tuvuga uburyo bwo kuzamura umusaruro, abantu bagira icyororo cyiza, icyororo cya kijyambere. Turabumva neza. Okay, foromaje musobanure na amavuta ni uburyo nyine bafata amata bakayavanamo ibi amazi n'icyo agasigara ayo mavuta nyine batunganya bavanze n'ibindi bintu. Umurimo ni mwiza cyane iyo ubona akantu gukora cyane bishyira imbere muri karitsiye, bakwanga winjiza agafaranga ntacyo bizaba bigutwaye. Dore natwe turi mu muziki, icyizere cyo gutera imbere tugifite hafi mu biganza. Hari benshi tujya duhura, bright big heavy boy, ngo nta ngoma yawe duheruka, dore ukuri kwa nyenguku ngaho nanjye nagarutse ngo dufatanye umurimo. Amafaranga ava mu mwanda wayafatisha ugacira umwanda, ukora nk'uwikorera ibyiza biri imbere. Umurimo n'umurimo upfa kubugutunze utabangamiye rubanda, kora maze bakuvuge inyungu yabyo uzayibona. Baduhaye ibitekerezo mu buryo bwanditse, badusuye ku rubuga. Hari uyitwa Mvukiye Tiyang, ati ubworozi bw'ihene ni bwiza, ariko mu rwego rwo kubuteza imbere njye mbona abantu bakwiriye kwishyira hamwe, nibyo byabateza imbere. Uyu ni Emmanuel w'Irwoga, ati ndi mu Ruhango, ntabwo izo hene z'icyororo hari zisanzwe. Uyu Ibrahim Arufa yavuze ati mwaramutse, ati ndi Gicumbi, icyo mbona nuko ino ihene zahabasha nshingiye kuri klima, ubwo ni ikirere cyaho ihari, ariko igitangaje nuko zitororwa kandi rwose ni itungo ryiza. Turabasaba ko mwatubera abavugizi kuri Minagri kugira ngo icyo cyororo kitugereho. Turagushimiye. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo mwagiye muduha. Tugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ngira ngo abenshi mwagiye mwibaza muti se ko aha turi nta cyororo tuhabona, twabigenza dute, ese bimeze bite? Bandi mufite amatsiko atandukanye, ngira ngo mwagiye mubona ibisubizo kuri bimwe mu bibazo mwagiye mwibaza. Gusa tuzakomeza kugenda tubategura ibiganiro bitandukanye ku buhinzi ndetse no ku bworozi. Tanga ibitekerezo, ohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788617698 cyangwa se 0722617698. Abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Radio Huguka 105.9 FM kaduha ibitekerezo. Intwari itikanga imyato, irwigema aho batinya, mugabo utiyegura inkema, amayambere agumye nanzi yitebe n'ubugwari. Rutimbo sinzaba mu bwigurunye, Rutimbo sinzaba mu Radio
huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Tugende tugana ku musozo w'ikiganiro huguka cy'uyu munsi, akaba ikiganiro twibanze ku bworozi bw'ihene. Arabagiye batubaza ibibazo bitandukanye, nariringiye ntavuze ku kibazo cya Seminega, bavuze ati se ko aho twazibonye usanga zifite umubiri udashimishije. Hari uburyo rero kuri izi hene iyo zikiri ntoya zitarageza ku mwaka ziba zigaragara nk'izisa nabi, ugasanga nyine zifite uburyo ziteye, ariko inguyo maze zimaze kurenza umwaka usanga zigize uburyo zikura neza niko ziteye nyine. Iyo zikiri ntoya zitarageza ku mwaka zishobora kugaragara nk'izitameze neza. Ikindi kandi nk'ihene ya Alpine ungirangwa nuko nyine iba igira uwo mukamo, ikaba ikunze kubifita amatwi ashinze, ikabiringaniye ndetse ntaba ari ndende, ikagira n'amashunushunu menshi. Hanyuma y'ingiye asa nini muri bwa bwoko bw'ihene zitanga umukamo. Yo ikitandukanya n'ingi ya Alpine nuko yo igira inyuma hasongoye, bakoresheje ijambo ngo akabuno gasongoye. Hanyuma kandi ikabena igira amashunushunu akize ku ntungamubiri. Izi zindi zo zitanga inyama, iyi boa ndetse na agronibienne nazo ni ihene nziza mu mikurire, zikura cyane kuko zikura hagati y'ibiro 50 na 80, mu gihe inyarwanda yakabije yo iba iri ku biro 30 ntirenze 40. Birumvikana ko kubigendanye ku mukamo usanga zikamwa hagati ya litiro 2 kugeza kuri 5. Urumva ko ishobora gukamwa nka ya yindi ititaweho. Ikindi kandi ayo hene akaba afite intungamubiri ndetse n'izo nyama kuri izi hene zikura cyane nazo zikaba zifite agaciro ku isoko. Reka rero duhinira ahangaha. Ubundi ikindi twagarutseho nuko izi hene izi ngizi zisanzwe za kinyarwanda niyo wazitaho ute utagira ku musaruro nk'uwo iza kijyambere zitanga, nk'uko bigaragara mu bworozi bwa kijyambere. Itungo rya kijyambere ntabwo ringanya umusaruro n'itungo rya gakondo, n'irya gakondo wariha ibingana iki. Ubwo rero umuti aba ari gushaka iryo cyororo. Tukaba tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse tuzanasura na bamwe mu borozi bazo baduhe ubuhamya. Reka rero duhinira ahangaha tubashimira mwebwe mwabanye natwe, mwebwe mwaduhaye ibitekerezo, mwe tutabashije kwakira, namwe mutwihanganire. Reka tubifurize kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda radio yanyu huguka yabateguriye. Nge na Florentine Mukarubayiza, naho butaha. intwari itikanga imyato irwiyemba aho batinya mugabo utiyegura inkema. Genda shaka rwose kugura inzungu by'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagiye. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo gihingwa gikwiranye n'ahantu. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe. Kandi kwazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvuga ubuhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa kabiri guhera saa 2 z'ijoro na buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. 105.9 FM. Huguka.